Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza. Yambi umwami Yesu yamamare ku bamuzi n'abatamuzi bamumenye, yamamare ku bagira neza n'abagira nabi, yamamare ku kiremwa muntu cyose. Rwose ubwami bw'Imana buganze mu mitima yacu, buze busenye kandi bwubake, busenye ibidafite umumaro muri twebwe, bwubake iby'ingenzi kandi bukomeze mu bugingo bwacu no mu mibiri yacu. Inshuti zanjye rero ndabasuhuje nk'uko mubimenyereye kuri Byakubera TV, haberaho ibitunga umubiri n'ibitunga roho, kuko roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Iyo niyo teme yanjye, roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Umubiri na roho bigomba kugendana. Impamvu mvuze aka kantu nuko hari abantu benshi bagiye bambwira ngo ese ni ukubera iki wafashe ibyo kurya ukabivanga n'ijambo ry'Imana. Icyo mbasubiza nta kindi, kandi niyo ntarasubiza wenda abyumvireho. Roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Inshuti zanjye rero ni muri urwo rwego uyu munsi nzanye ibyubaka roho, nzanye ibituma umubiri wacu ukomera, ugakomerera muri roho. Rero maze igihe kinini mbona intambara zicicikana z'abitwa ngo ni abakozi b'Imana ku ma YouTube channel n'ahantu hirya hatandukanye. Rwose ni ukuri ntago byari bikwiye, kuko ntago muprovinga ko, ntago mutwemeza neza ko muri abakozi b'Imana igihe cyose muhora muhanganye. Niba umwe yakoze iki undi azavuga ngo yakoze iki, mbese kwirirwa muhanganye ku mbuga nkoranyambaga ntago ari byo biranga abana b'Imana. Ni ukuri mwisubireho, mwisuzume. Ese koko ko Bibiliya itubwira ko abana b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana tuzababonera ku mbuto bera. Ese koko uko guhangana nabyo biri mu mbuto z'abana b'Imana? Oya, rwose ntago biri mu mbuto z'abana b'Imana. Mwisuzume buri wese mu ruhande rwe, kandi mwigaye, mwisubireho. Imana mugarukira Imana, namwe Imana izabagarukira mu byanyu kandi izabakomeza. Ni ukuri birababaje, ngiye birambabaza ku giti cyanjye, kandi hari abantu benshi bibabaza. Ntago ari ibintu bikwiye ku bantu twita ko ari abakozi b'Imana, ku bantu bigaruriye imitima y'abantu bamwe na bamwe, babafataho nk'icyitegererezo, barangiza bakaberera imbuto mbi. Rwose ni ukuri ndabamenyesha ko amaraso ya ziriya ntama muzayabazwa, amaraso y'abantu mukomeretsa imitima yabo muzayabazwa. Hari benshi mwagiye mugusha kubera kwirirwa muhangana. Ni ukuri ntago ari byo, mwisubireho. Ntago bikwiye abana b'Imana. Ese koko nutera imbuto nzima, urareba ugasanga izo nta muyoboye zo zizera izihe mbuto? Ese ubwo waba ukorera umwami iki? Waba ukorera iyihe Mana? Ntabwo ari ya yindi yatubwiye ngo, ntabwo ari ya yindi yadutangiye umwana wayo. Rero waba ukorera, kuko waba ufite izindi Mana ukorera, kuko imbuto wera ntabwo zitwemeza ko ukorera Imana nyir'ijuru, Imana nzima, y'Amana yadukoreye ibikomeye, y'Amana yaduhaye umwana wayo kugira ngo aducungure ku musaraba. Iyo Mana si yo ukorera mu gihe ugihangana, iyo Mana si yo ukorera mu gihe ucyumva kuri hejuru, iyo Mana si yo ukorera ariyo gukorera ku magambo gusa. Hoya, turashaka ya Mana igaragarira mu mvugo ndetse no mu bikorwa. Ibikorwa nibyo bigomba kuruta amagambo, kurusha kwirirwa muterana amagambo gutya ku mbuga nkoranyambaga. Nta kintu bidufasha uretse kudusenya, bamwe bikabakora no mu nzira y'agakiza, kandi ari mwebwe mwakabashyizemo, ari mwe mwakabamenyesheje, mwitwaje izina ry'Imana, ubundi nyuma mukabitoba. Inshuti zanjye rero, bantu mwacumujwe n'abakozi b'Imana, icyo nabararikira ni mushake Nyagasani bicyoroshye ko abonwa, tumwambaze bikiri mu maguru mashya. Umunyabyaha nareka ingeso mbi, n'ukiranirwa areka ibyo yibwira, ahubwo tugarukire Nyagasani, nawe azatugirira ibambe. Inshuti zanjye rero, icyo nabasaba nanjye nisabira, muhorane inyota yo gukorera Nyagasani, kuko niwita ku mushumba runaka cyangwa ukita ku mukozi w'Imana runaka, ubona nta mbuto nzima kwerera, rwose azakunyereza kandi azakugusha. Ni ukuri wowe hanga amaso iyaguhamagaye, hanga amaso
nyagasani uzirikane ko uwo ngo ashobora kuba yarakubereye umuyobozi mwiza, akaba cya kiraro kiyobora abagenzi, akaba cya cyapa kirangira umugenzi ahantu agana, ariko mu by'ukuri icyo cyapa ugisiga aho ngaho ntabwo mukomezanya. rero abapasiteri babacumuje, abakozi b'Imana babacumuje, mwe kubatindaho ngo namwe mugwe musubire mu isayo y'aho mwavuye, ahubwo muhanga amaso nyagasani, ahubwo musigare muvuga ngo nyagasani, musigare mubasabira muvuge ngo nyagasani turengere, nabo barengere, bareke gukomeza kuba ibyapa biyobora abagenzi, ahubwo nabo bazaze tugerane mu ngoma yawe nyagasani Mana. Nshuti zanjye rero, njyewe ku bwanjye ndetse nawe uri kunyumva mukunzi wa Byakubera TV, ni ukuri gukorera Imana byakubera, kuyubaha byakubera, agakiza kakubera, gukorera ijuru byakubera, kunezeza Imana byakubera, ntabo byagenewe. Abo ubona basirimba bagasirimba bagafashwa, ukabona nawe urafashijwe pe, ukumva urafashijwe mu mutima, ukumva urabuhutse. Ni ukuri nawe wabikora byakubera pe, byakubera. Nta muntu gukorera Imana bitabera, ntago ibyiza byagenewe bamwe ngo abandi basigare, oya. Kugana ijuru nanone ntago byagenewe bamwe ngo abandi babibuzwe, oya. Twese turahamagarirwa kuza mu nzira nziza yo gukorera Imana no kuyobokanya inzira za nyagasani nk'uko bikwiye. Rero njyewe mporana inyota yo kumva ijambo ry'Imana, mporana inyota yo kumva iby'Umwami Imana ambwira, mporana inyota yo gutega amatwi no kwihugura muri byinshi mu bijyanye n'agakiza, mu bijyanye no kugana inzira nziza y'Imana, ku bijyanye no kugana ubwiza bwa nyagasani, ngo mpore murangamiye, kuko iherezo rya byose ni ubugingo buhoraho cyangwa se kuzarimburwa nk'uko mwese mubizi. Waba wabyemera utabyemera, hari iherezo ryiza n'iribi. Ikiza rero njya nkunda, hari akantu nkiri umwana mutoya nibuka papa yajyaga atubwira, yaratubwiraga ati bana banjye, iyo ukoze neza ubisanga imbere, n'iyo ukoze nabi ubisanga imbere, byose biba bigutegereje. Ese wahitamo iki? Aho kugira ngo ukore nabi uzasanga imbere bigutegereje, nawe bazakugirire nabi se, cyangwa ya nabi wakoze ikugaruke, wakoze neza ko nukora neza uzabisanga imbere, nawe bizakugarukira. Bishobora kutakugarukira wowe direct, bikagarukira umuryango wawe, bikagarukira abana bawe, ugasanga niba warakoze nabi abana nibo bagiye kubyishyura. Mu by'ukuri ntago ari byiza. Rero dukore neza, gira neza, wigendere. Kumvira Imana biruta byose. Rero ikindi nakubwira, komeza ushakashaka Umwami Imana, ushaka ubwami, haranira kuzajya mu ijuru, kuko njyewe ubu ngubu ndi mu rugendo rugana ijuru, nta kindi ngamije, nta kindi. Umva, intumbero yanjye ni ukujya mu ijuru, nta kindi mparanira, ngo naho napfa ariko nkazabona ijuru. Nubwo nabura iby'isi ariko ijuru nkaribona. Ni ukuri ijuru niryo nifuriza abantu bose. Niyo mpamvu mbashishikariza, ni ukuri ngo muriharanire, kuko kuriharanira, kuribona ntago ari ugupfa kuritoragura. Urariharanira, ukegera nyagasani, ukamwigisha, ukamwinginga. Umva, yaravuze ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete nzabiyereka. Rero niwicara ugashyira amaboko ugashyira akaguru ku kandi ngo Imana iranzi, ngo yandemye inkunda, ngo izampa ijuru, nutarikorera nshuti yanjye ntuzaritegereze. Rero muze dufatane urunana, tugane inzira y'ijuru, dukore ibyo Umwami Imana dusaba kugira ngo tuzaribone, kuko twarariteguriwe. Hari indirimbo njya nkunda rero, ndayibuka kera nkiri umwana niga muri primaire, twajyaga dukunda kuyiririmba. Nabaga muri korali kera nkiri umwana, ndabyibuka mu wa 5 mu wa 4 primaire. Iyo ndirimbo iragira iti, niyo turi nko gusenga, hari igihe bigera hagati nkumva nkumva nayiririmba, nkumva nyirimo neza, nkumva ndi gutumbagira muri yo. Ni ukuri ndabifuriza namwe kuzajya muhora
mwumva mufite inyota ya Nyagasani, mwumva mwamenya byinshi kuri yo, mwumva mwayegera mugashyikirana nayo ku buryo bufatika. Iyo ndirimbo rero ni ngufitiye inyota Nyagasani. Ntabwo nyibuka neza ariko ndagerageza ibyo nibuka. Iravuga ngo ngufitiye inyota Nyagasani, ngufitiye inyota Nyagasani, ngufitiye inyota, ngufitiye inyota, ngufitiye inyota mukundwa, umubiri wanjye na roho yanjye birakurangamiye, ni ryari nzabona uruhanga rwawe Mana nzima, na roho wawe arambwiriza ijoro n'umunsi ati kora ikiri cyiza, kora ikinoze kibereye abana b'urumuri, ngo na roho warambwiriza ijoro n'umunsi ati kora ikiri cyiza, kora ikinoze kibereye abana b'urumuri, ngufitiye inyota Nyagasani, ngufitiye inyota Nyagasani, ngufitiye inyota, ngufitiye inyota, ngufitiye inyota mukundwa, umubiri wanjye na roho yanjye birakurangamiye, ni ryari nzabona uruhanga rwawe Mana nzima. Ni ukuri iyo ndirimbo ndayikunda. Iyo ndirimbo igikunda kunzamo kenshi iyo ndi gusenga, iyo nateranye n'abandi, iyo ndirimbo ikunda kunzamo, ndayikunda pe. Mba numva yambera isengesho rya buri munsi, kuko ni ukuri irimo byinshi. Ngo ngufitiye inyota Nyagasani, ngufitiye inyota mukundwa, umubiri wanjye na roho yanjye birakurangamiye, ni ryari nzabona uruhanga rwawe Nyagasani, ngo na roho wawe arambwiriza ijoro n'umunsi ati kora ikiri cyiza, kora ikinoze kibereye abana b'urumuri. Ni ukuri nk'uko nguko nanjye ijya imfasha. Bakozi b'Imana mwebwe tubona Mana mbura nuko mbita, se ndabita abakozi b'Imana kandi mutera imbuto nzima z'abana b'Imana, ese ndabita abapasiteri, ese ndabita iki? Mwebwe muri kwiyumva dufata nkaho muri abakozi b'Imana kandi muri kuyobya intama, kandi namwe ubwanyu umva muri mu nzira mutazi izo arizo. Ni ukuri mwumvire umwuka, mwumvire Roho Mutagatifu, mwumvire Roho, kuko aratubwiriza buri munsi ngo dukore icyiza, dukore ikinoze kibereye abana b'urumuri. Ese ibyo uri gukora wowe cyangwa se ngiye ibyo ndi gukora, twisuzume twese. Bikwiriye koko abana b'urumuri? Ese bikwiriye abana bagana Imana? Oya, ni ukuri ubucamanza ni ubw'Imana, ariko nanone nk'abana b'abantu turareba kandi tukabona, kandi yaratubwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Niba mutera imbuto rero, natwe nk'abantu
dukurikije icyo ijambo ry'Imana ritubwira, hari uko tubafata gusa guca imanza ni ukwa Nyagasani, ariko nka bagenzi bacu turabahugura mwisubireho. Guhangana ntabwo ari byo byubaka, guhangana ntabwo ari iby'abana b'Imana bari mu nzira igana ijuru. Mwisubireho bigishoboka ko ubwami bw'Imana mububona, kuko hari igihe kizagera tukabura n'akanya na gatoya ko guhamagara Nyagasani. Hari igihe kizagera tukabibura, tukabyifuza tukabibura, kandi twarabonye amahirwe. Byambera rero nawe byakubera nshuti yanjye, gukorera Imana ntako bisa, kuva mu masezerano ye biragatsindwa. Ni ukuri muze dukorera Imana nk'abazapfa ejo, nk'abazapfa aka kanya. Ese jya wicara witekerezeho uvuge ngo ese aka kanya umwami Imana ampamagaye najya hehe? Ese ijuru rije aka kanya rigakomanga rikavuga ngo Clementina, Clementina, nkitaba nkavuga ni Karame, ngwino mwana wanjye, ngwino umwuka nagutije aka kanya ndawukwatse, ese najya hehe? Isuzume, nanjye nisuzume, kugira ngo dukorere Imana mu buryo bukwiye, ahato tutazayikorera twirahuriraho umuriro w'amakara yaka, turi kuyobya intama z'Imana, tuzijyana mu nzira ifutamye, tuzicumuza n'abari bari mu nzira y'agakiza, tukabagusha kubera imirimo n'imbuto mbi twera. Ndabakunda cyane rero, dukorera Imana nk'aho umunota w'ejo atari uwacu, isegonda rikurikiraho atari iryacu. Duhore twiyejeje, duhore twiteguye amaza Nyagasani, kuko ntabwo tuzi umunsi n'isaha, ngo ndetse n'umwana w'umuntu ndetse n'umwana w'Imana nyirizina ntabwo azi umunsi n'igihe. Duhore rero tubeho nk'abantu biteguye ku isaha n'isaha ubuzima bwacu bwahagarara, tukajya kumurika imirimo twakoreye muri iyi si. Ese uzagenda ujye kumurika ngo nirirwaga kuri YouTube nirirwa ntukana n'abantu? Oya, aho ngaho ntabwo byakugeza. Ngo pasiteri runaka twarahiganye, ngo umukozi w'Imana, ngo apotre runaka twarahanganye, ngo naramutsinze. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo bizakugeza imbere y'ubwami bw'Imana. Korera Imana rero nk'aho ejo hatarahawe, korera Imana nk'urayitaha aka kanya, kuko ntabwo uzi umunsi wawe n'isaha. Ndaguhuguye kandi nanjye ndihuguye, inshuti zanjye, ndabakunda cyane. Abifuza ko umurimo w'Imana ukwira hose, cyangwa se ko wamamara, nimumfashe gusharinga ubutumwa hose. Abazi abo bantu bambabare babampereye iyi video, kuko hari ikirabungura. Ndabizi neza, ndahamya nashidikanya ko byakubera yaje hari ikije gukora, yaje mu mugambi w'Imana, hari icyo Imana yayiteganyirije. Niyo yaba ari intama imwe yonyine yazumva, cyangwa yazakizwa, cyangwa yazava mu byirimo bitayihesha icyubahiro, bitayijyana mu nzira nziza, ikayoboka inzira y'ukuri n'ubugingo. Ushobora gusanga ari umuntu umwe wahamagariwe, watumye icano ibaho, cyangwa se ari babiri cyangwa batatu. Nawe rero byagucaho kandi byakubera kwamamaza ubutumwa bwiza bugakwira hose, ukora share, urayikinga. Ibitekerezo byanyu ndabikeneye. Subscribe yo rwose uzayikorana umutima ukunze, kuko nawe ejo n'ejo bundi nayiguha, cyangwa se ejo n'ejo bundi Imana yagusetsa kubera ko wabikoze, kubera ko hari icyo wakoze kugira ngo umurimo w'Imana wamamare. Ngani mumfashe twamamaze rero agakiza ka Nyagasani. Byatubera kandi byakubera. Gukorera Imana ntabwo irobanura, gukorera Imana ntabwo bigira umupaka. Nawe byakubera, nanjye byambera. Ndabakunda cyane. Bye bye.